Reka nkubaze iki kibazo. Ubwo nibazaga ikibazo cyatumye mpindura ibintu. Ese uri umunyakazi cyangwa umunyabiraka? Umukoresha wawe aramutse aguhagaritse mu kazi uyu munsi, amafaranga yakomeza akinjira? Amafaranga twishyura ubukode, amayinite, megabayiti, moto, ibiki byagomeza akaza? Niba igisubizo ariho, ushobora kuba uri mu mutego Robert Kiyosaki yita working for money. Uyu munsi tugiye kureba impamvu abakire barwanira no kugira amafaranga bakorera aho kugira ngo bakorere amafaranga, batuma amafaranga bakorera. Ibyo tugiye kubirebaho. Ikibazo si ugukorera amafaranga, twese dutangira dukora amafaranga, ahubwo ikibazo ni ugukorera amafaranga ubuzima bwawe bwose, kuko umuntu arasaza, umuntu araruhuka, kandi iyo umuntu aruhutse ntabwo amafaranga ahagarara. Yego, kora subscribe kuri Farm Mindset y'ine episode ya 4 y'igitabo Rich Daddy Poor Daddy cyanditswe n'uyu mugabo cyane w'umukire cyane bita Robert Kiyosaki. Reka duhere ku gice cya mbere. Igice cya mbere ni icyo bita kubera icyo ubundi abantu bakorera amafaranga. Reka tubanze twibaze kubera icyo abantu bakorera amafaranga. Uburyo ubundi ibintu bigenda. Dutangira tujya ku ishuri, tugasabwa kubona amanota meza cyangwa gutsinda, twarangiza twasoza imyaka myinshi cyane twiga, tukajya mu kazi, tukajya gushaka akazi, bamara kuduhemba umushahara duhembwe tukawuspendinga. Kuspendinga ubwo ni ukwishyura birizi, inzu, amayinite n'ibiki, n'imyenda n'inkweto na telefone byose tukagura. Ibyo ngibyo akaba ari byo bigusiga ugize ubwoba bw'ukuntu amafaranga yandi ari bwinjire, kuko urayamaze, none ugiye gutangira gutekereza andi mafaranga aravahe. Ibyo ngibyo bituma ubwonko bwawe budafokasinga ukuntu bwakubaka umutungo, nyine umutungo kwinjiriza, assets zikwinjiriza. None ibyo bigatuma wongera usubira ku kazi wibaza ngo okay, none hirya ari ndongera kubona undi mushahara. Ibyo bakaba ari byo bigomeza bituma uhora ukora, kubera icyo amafaranga ya ntabwo afite strategy, arinjira akahita anasohoka, ugasigarana ikibazo cy'uburyo urabona andi. Ikindi kintu cya kabiri gituma dukora amafaranga ubutaruhuka, aho ushobora kubona umuntu akora iminsi 10 yikurikiranyije nta kuruka, nta guhema, naki, ariko still n'ubundi ku munsi wa nyuma wamubaza uta amafaranga rero n'ubundi still akakubwira ko ntayo agiye gukorera andi. Hari icyo bita fear and greed, ubwoba n'irari ry'ibintu, cyangwa se niyo wabyita ubugirari ry'ibintu. Iyo umuntu arimo aratekereza ko nta mafaranga afite, ari gutekereza ukuntu ari bubeho, uyu munsi ndaryane. Bavuga ko ubwonko byibuza bugabanukaho 13 by'ubwenge bwawe. Kubera iki? Kubera ko noneho bwagiye muri survive mode. Ndaryane uyu munsi. Ntabwo ushobora gutekereza muri 50, aho umuntu ushobora kumuguriza akemera akagwatiriza inzu ye kubera short term, arabahate uwo munsi ararya ate. Ntabwo aba akiri gutekereza ejo hazaza bucya uwo munsi. Ibyo akaba ari byo bintu bishobora kugusiga muri urwo ruziga. Umva ko atari ibintu byiza cyane. Hari ubwoba n'irari ry'ibintu, cyangwa se gushaka ibintu, cyangwa se ubugubu. Robert Kiyosaki avuga ko abantu benshi bayoborwa n'ibintu bibiri: ubwoba n'irari. Reka tuvuge ko ubwoba, gutinya kubura akazi, gutinya kubura amafaranga, ndetse no gutinya kuvuga hoya aho bidakunda, aho ubona nyine bari kugusaba ibintu bikomeye. Noneho kuri greed cyangwa irari ry'ibintu, iyo umaze kwakira amafaranga, ni ukuvuga ngo utangira gutekereza ukuntu wabona phone nshya, imyenda mishyashya, inkweto nshyashya, ukuntu uzagura imodoka niyo byaciyemo, kugira ngo nyine werekane ko ibintu byaciyemo, nyine iwana ifaranga arimo riraza. Akaba ari byo bintu bigomeza bigusubiza mu kazi, kuko amafaranga wayasize. Yego, ibyo akaba ari byo byongera gusubiza mu kazi. Robert Kiyosaki abyita rat race. Rat race, amasiganwa y'imbere, kuba ugomeza wizenguruka, urakora ugaspending ukongera ugasubira mu kazi, ugakora ugaspending ukongera ugasubira. Ntabwo ufite ibintu bikwinjiza amafaranga. Rero ubwoba butuma dukorera amafaranga, greed cyangwa irari rigatuma tumara ayo mafaranga, none ubuzima bugakomeza butwisubiramo gutyo. Buryo ushobora guhura n'umuntu umaze igihe akora ashaje ariko atakoreka amafaranga, nyine arakora agakora gutyo. None igice cya gatatu ugomba kwitaho cy'ingenzi ni imitekerereze y'abantu bagutse, cyangwa se rich mindset. Nawe akaba ari kugomba kwitwara.
ntabwo umukire yicara atekereze ati ni gute nzakorera amafaranga, ni gute nzabona akazi, ni gute nzabona akazi ryari, ahubwo aricara agatekereza niki nshobora kurema, gukora amafaranga akomeza akinjira niyo naba ndyamye. Nanjye najyaga mbyibaza sinabikorana. Reka nguhe urugero, hari ugushinga small business cyangwa se business ntoya zikagenda zizamuka zigenda ziguha udufaranga gake gake paka yagutse. Hari ukora icyo bita investment, bimwe nababwiye muri video yashize, kugura imigabane cyangwa kugura bonds kugira ngo wungukirwe. Imigabane igira icyo bita capital gain n'icyo bita dividends. Uzamagare kuri nimero iri hasi musobanura uburyo wagura imigabane ukabona capital gain na dividends, musobanura ibyo ari byo. Hari icyo bita gukora YouTube, hakaba n'icyo bita digital products, hakaba na courses. Ni biki wigisha online, kuko isomo utanze online umwe ararireba undi akazongera akareba undi akazongera akarireba, nuvuga ngo ni amafaranga aragomeza akinjira. Ushobora kwandika igitabo kivuga ku bintu runaka, icyo ufite ubwenge runaka ukagishyira hanze, icyo gihe amafaranga aragomeza akagira gute, amafaranga aragomeza akagukorera. Ubundi ari uburyo CEO w'ibintu cyangwa se umuyobozi w'ubuzima bwe yakabaye atuma ibintu bimukorera. Nk'urugero, iyo ndebye ahantu nkorera, hari uburyo baremye systeme ituma niyo umukuru yaba adahari, systeme igomeza igakora, abantu tukagomeza tugakora, amafaranga akinjira niyo yaba adahari. Iyo systeme rero ukurikije za ngero ntanze hejuru, iyo systeme ni biki byagomeza kwinjira abantu. Urugero, hariho abasore babiri bahembwaga 200,000. Yego, umwe yatekerezaga ukuntu azajya ahora yagura phone nshyashya, version nshyashya igezweho ya telefone buri mwaka. Murabizi iPhone zirimo ziraza zifite version zitandukanye. Umuntu arimo aremera agatanga amafaranga yose afite, agasigarana zero kugira aba afite iPhone mu ntoki. Yego, si ibintu bibi, buri muntu ashimishwa n'ibyiza kandi iPhone nta kibazo cyayo, ahubwo gusigarana zero kuri konti utitaye ku bintu bishobora kukuba hejo, akazi gahagaze, aho wakoraga amafaranga ahagaze, aho niho hari ikibazo. Ubwo ntabwo nyine wita ku buzima bwawe, wita kuri iPhone nyine. Noneho agahembwa 100,000 akajya atekereza ukuntu yagura phone nshyashya buri mwaka cyangwa ya upgrade. Undi akavuga uti buri mwaka byibuze nzajya mba ibyiciro 3 kuri 4 nzajya mba naraguze imigabane, byibuza ngura imigabane 100 cyangwa imigabane 200 buri mezi 3. Imyaka 10 ishize umugura amatelefone yari akiri ku mushahara, ahora ahindura akazi ashaka umushahara mwinshi, kandi ikibazo ari umushahara mwinshi ari uburyo akoreshamo amafaranga. Yego, undi washoye mu migabane yaramaze kugira amafaranga amukorera. Kubera iki? Amafaranga y'imigabane yaguze yagiraga capital gain na dividends, zigenda zongera zigarura amafaranga kuko yaguze imigabane n'umwe mu bafatanyabikorwa b'iyo business. Ese muri abo babiri we wahitamo kuba nde? Wabande? Reka nkubaze ikibazo unyandikire muri comment, biraza kudufasha. Ese niba amafaranga bayahagarariye uyu munsi bakayahagarika, wasavayivinga amezi angahe ukirimo urakora nk'ibyo wakoraga, ukiri mu nzu wabagamo, ukiri kuba nk'uko wabagamo? Wasavayivinga amezi angahe? Gira muri comment. Niba atari ibyo, mpamagara kuri iyo nimero muri description. Kora subscribe nugenda udakoze subscribe, hanyuma ushyiremo comment niba twakora episode ya 5. Ciao ciao.